Imana iri kukuburira bro, ugira umurava mu tuntu duto no mu bikomeye azawugira, naho uhemuka mu tuntu duto no mu bikomeye azahemuka. Iyo ni bibiri ijambo ry'Imana. Abantu benshi dukunda kuvuga ngo mana nindamuka mbonye akazi, mana nindamuka nangiye kwinjiza amafaranga angana gutya, mana bizinesi yanjye nitangira kwinjiza gutya, nzakora ibi ngibi, nzafasha uyu, nzatangira gukora ibi n'ibi, mana nuramuka ungejeje aha ngaha gutya na gutya nzabigenza uko. Niba udashobora gukiranuka mu tuntu dutoya cyangwa se udashobora kwizerwa mu tuntu dutoya, ni iki kibwira Imana yuko uzizerwa mu bintu binini? Benshi twibwira yuko cyangwa se dutekereza yuko Imana ikwiriye kubanza kuduha kugira ngo tubone natwe kugira ibyo dukora. Oya, ahubwo dukwiriye kubanza tugakora, Imana yo hanyuma ikaduha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ugira umurava mu tuntu dutoya no mu bikomeye azawugira. Bikumva ko ukeneye umushahara runaka cyangwa se amafaranga runaka uzajya winjiza kugira ngo ubone gutangira kujya utanga icacumi cyangwa tubone kujya utangira gutanga amafaranga ufasha abantu. Iyo waba ufite amafaranga 500 ushobora gukuraho 200 ukayafashisha ugasigarana 300. Nizere ko muri kumva icyo nshatse kuvuga. Abakristo benshi tuba dushaka yuko Imana ibanza kuduhereza natwe tukabona kuyikorera byuzuye. Oya, banza uyikorere byuzuye nirangiza nayo izaguhereza. Kubera ko Imana ikeneye kubanza ukamenya neza niba wakwizerwa mu tuntu duto. Niba Imana ibona yuko dushobora gukiranukira mu tuntu dukeya, izabasha no kutwizera yuko twakiranukira mu bintu binini. Ariko niba mu bintu bikeya byanze, ntutekereze yuko no mu binini bizakunda. Witegereza yuko Imana ikwiriye kubanza kugira ikiguheza kugira ngo nawe utekereze kugira icyikorera. Igihe ni iki? Shalom.